Aha tugeze mu ruganda bita King Lion, turabasuye bakiriya mukunda products za King Lion, twabasuye nimwirebere. Ndaje mbereke moto z'ubwoko bwose, mbereka abatekinisiye baziteranya, bababwira uburyo baziteranya, bababwira uburyo wabonamo moto kwidene turanakupa. N'indi moto dufite bita Boxer, iyi ni Boxer 75. Ushaka rwose kwishakira amafaranga wakoresha no moto kuko ntinywa nk'uruhinja. Umugane King Lion. Urabona yuko rwose duteranya. Iriya ni Boxer mberetse turi yarangiye, ariko none uko bayiteranya urabibona dore aya namaburo moto ibimeze gutya, tank ibimeze gutya, urumva ibimeze gutya. Gutya murabona moto yarangiye. Ita Sirika Scooter. Iyi ni moto nziza cyane. Kandi noneho umwihariko yayo ifite moteri y'150. Kwa kunda abantu baba bafite uduskuta bajyana bazamuka bakagendesha amaguru. Iyi ngiyi umva ifite imbaraga nyinshi cyane. Mutugane muri King Lion. Murabona rwose iyi ni Boxer yarangiye. Natangiye mbereka uburyo Boxer ikorwamo, none mberetse yarangiye. Mukanya ndaza kubazanira umutekinisiye wazo bita Serman, chef de garage. Reka mbanze mbatembereza uruganda. Ubu dusuye uruganda bita King Lion, tugeze muri garage. Ubu teka tubaze umuntu tuhasanze atubabwire uburyo yitwa, tubwire n'icyo ashinzwe. Muraho. Ya muraho neza nyamakuru. Yego. Tubasanze hano. Ese witwa nde? Yewe ubundi nitwa Serman Nshimiyimana. Yego. Nkuko babizi rwose aba chef de garage hano muri King Lion, abashinzwe guteranya izi moto, kuzikora, ikibazo cyose zamana nacyo baturebo guhita tugikemura. Ako Serman, niba atari banga umaze igihe kingana gute muri uyu mwuga? Umwuga w'ubukanishi? Yego. Yenda umusaza. Uri umusaza? Yewe utangiye 2012. 2012. Nandi muhanika bijyanye n'amamo. Ubwo bivuze ngo umaze imyaka 12 uteranya moto. Kabisa, uteranya nazikari. Sha uri umuhanga cyane kabisa. None se iyi moto dusanzwe uri gukora yitwa ngo iki? Iyi moto tuyita King Lion 75. King Lion 75. None se iyo uvuze King Lion 75 tuzi 75 y'umuhinde. Iyi King Lion 75 itandukanye n'imwe y'umuhinde. Yeah. Izi moto zacu zitandukanye na zira z'umuhinde. Imaze ukubaza iyi 75 yawe yanyu ya King Lion itandukanye na 75 y'umuhinde. Urakoze cyane. Yego. Iyo bavuze 75 za moteri. Imbaraga za moteri. Kuvuga ngo ubindi n'ubwo twagize 75. Yego. Ariko 75 itandukanye n'iy'umuhinde. Yego. 75 yacu ifite vitesse 5. Vitesse 5 y'umuhinde igira vitesse ingahe? Aha, itandukana uko ifite vitesse. Tubereka ibintu biranditse papa. Yego. Batarajya bagira ngo hato turabeshya. Iyi ngiyi ni catalogue y'iyi moto. Reba umuzungu yanditseho ko Abanyarwandakazi rwose mwitegereze ibintu Serman avuga birananditse. Banditseho motorcycle owners manual, sibyo? Kia 75 niryo zina rye nakubwiye. Yego. Noneho ashyiraho akantu ka pari Kia 75. Yego. Ushobora kwita 75 cyangwa kwita 75. Okay, none ndabyumva neza. Noneho 75 y'umuhinde na 75 yanyu inywa neza ni ihe? Ako kanone niko karusho no hano twe twabici. Turagira ngo dushishikarize abantu bose b'urubyiruko bifuza moto ku buryo bayikoresha akazi bagatera imbere. Ndagira ngo bageranye 75 na 75 y'umuhinde na 75 ya King Lion. 75 yacu aha itandukaniye niri. Yego. First of all ikintu cyambere irusha imbaraga. Yego. Yacu ifite vitesse 5, no ifite vitesse 4. Yego. Ikindi cya kabiri twebwe iyi moto yacu inywa neza kuko iyi ngiyi niyo moto litiro imwe yahise ashobora kugenda ibirometero 50. Aha, ibyo bintu banza ari ibikabyo. Litiro imwe ya essence ibirometero 50. Kuko twebwe niba dufite saa senkari. Yego. Litiro imwe igenda ibirometero 45. Kuba 75 yagera 50 ntabwo ari birenze. Kuko dufite n'umukiriya wanyemeje neza ko igenda 50 kuko we yarayinigishije igenda ibirometero 60. Ati ngewe moto yanjye yarayinigishije igenda ibirometero 60. Aha, ikindi noneho ushaka kubaza, ese nkanjye nk'umunyamakuru wa Murindi Official TV ndamutse iyi moto nyishatse nayibona mu buhe buryo nta mafaranga mfite? Iyi moto
twebwe kuba ukuntu yakunzwe Yego. abanyarwanda barayikunze cyane abamotari iyo ateze iyo umugenzi amuteze amusigira nimero reka tuganire kuri ako kantu gatoya urabona twebwe reba ahantu uvuye reba ahantu ugeze Yego. ni ukuvuga ngo umumotari iyo yicaye n'umugenzi reka tuvuge abamama bahetse abana Yego. nta hantu agenda ahuriye na motari Yego. hari abana beza cyane b'abakobwa bagira umuco akumva ko atagenda yaryamye muri motari iyo ateze moto yaca mu hantu ahantu babahuriye ndabona rwose ifite umusego munini kurenza izindi zose hari icyo nakubajije nubwo utakinsubije nakubajije nkange umunyamakuru wa Murinde Official TV nyene iyi moto ya 75 shaka kwishyura mu byiciro nayibona cyangwa sinayibona wayibona cyane rwose biroroshye okay kuko twebwe hano muri Kigirayo ubu ngubu waba ubaye no wa mbere waba uri no ba mbere tugiye gutangira porogaramu kugiye dukopa abamotari bakaza tugakorana inama nabo tukamenya amapurusantaje bagomba gutangiriraho make atabagoye urumva hanyuma akaza kuri tukamukopa akajya mu kazi akajya yishyura ndetse n'igiceri okay nkanjye nakubwiye ngo ndi umunyamakuru none umbwiye umumotari abamotari bo ndumva mwarabizeho nk'abanyamakuru mwadufasha iki kugira ngo tubashe kubona moto kugira ngo tubashe kugera mu byaro tuvuganira abantu benshi cyangwa abantu batazi moto za King Lion tubashe kugera mu cyaro tubashe kubakorera ubuvugizi urakoze cyane nawe kuvuga ngo iyo tuvuze umumotari nuko ni ijambo ryumvikana cyane yego ariko umumotari nawe ntabwo mutandukanye nawe niba ushaka moto yawe ufite ubwishyura uzishyura iyo ngingo y'umumotari imureba nawe irakureba okay ubu ni ukuvuga kwishyura mu byiciro birakunda kwishyura mu byiciro biwaje rwose birakunda okay King Lion ndumva ari uruganda rwaje gufasha abanyarwanda noneho ndashaka no kubabaza iyi moto ya King Lion yabikoresha essence cyangwa ni amashanyarazi reka twegere no moto yuzuye yego urabona reka twegere moto yuzuye hano tubanze turebe aranaberekaga moto itararangira none twageze ku yarangiye yego iyi moto nk'uko bireba ifite engine iyo uvuze engine uvuze iki moteri ikagira na tanke yego iyi tanke niyo dushyiramo esanse none zazi nizitamo esanse zigera zicecetse nta moteri zigira tuzita ibiragi twebwe ni moto y'ikiragi yego ariko twe moto yacu ifite moteri nini y'125 iyi irimo vitesse 5 cy'abana noneho iyi moto yacu ifite ibintu byiza byinshi cyane yego reka turebe urabona muri yego ndahareba aha ngaha herekana ibirometeraje herekana igiciro cya esanse akarusho na vitesse zigenda zigaragara aha ngaha iyo twabikonegise kandi kantu keza cyane iyo uyitwaye umugenzi umuriro ukamushiriraho ntabwo abura uko kwishyura acomekamo hano telefoni ikaka akakwishyura ndagira ngo mbabwire rubyiruko rutuye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda Tanzania Uganda Kenya Congo izi moto mwese twazibagezaho muzishaka urabona nk'iyi moto atweretse uburyo hari abantu benshi bajya bagenda bakaroho bacaginga iyi moto ifite ahantu ushobora gucaginga rwose reka nkawe nko kuri watubwiye uzaza kubifata nk'umunyamakuru yego ushobora kugera telefone yawe cyangwa mashini yawe ugashaka gushiramo umuriro utushyiramo USB hano ubu ni ukuvuga ngo mfite na kamera nayicomeka hano kamera wayicomeka noneho ukajya uhamagara ukajya ukamera abantu unatwaye moto yawe ariko uyu mutekinisiye nakasa mutwe rwose ngo na kamera nayicomeka none se Selemani moto mugira mu iyi kampani ningi tugira moto nyinshi mugira moto nyinshi none se nakugoye banza unyereke izindi moto mugira hano kugira ngo twereke abakiriya urugero tutagiye kure na moto y'umukiriya iyi ni moto y'umukiriya ubona ko y'umuhungu waje umukarishi arimo arayisudiraho utuntu tuba twaragiye kubera iyi ngiyi imaze igihe kinini cyane hanze iyi ngiyi tuyita XL dufite n'izindi nshyashya zayo hano turazigeraho none niba atari ibanga iyi moto yaba imaze nk'igihe kingana gite imaze imyaka 2 igiye kumara imyaka 2 n'amezi 3 hanze aha ko ndeba ikiri nshyashya se ibanga ni iri moto zacu reba hano gato moto zacu zirakomeye uzi ko ni ukuvuga ngo inikubise hasi ntabwo cyavunika hose ni ibyuma none se Selemani iyi moto wayikoresha umumotari iyi ngiyi niyo twageneye abantu b'abadiporomate cyangwa abantu ni promenade affaire yo kwigenderaho gukurikirana gahunda ubu ni ukuvuga nko muri rege wasaka abantu bakora mu biro mwaziba yego wasaka yaguze zino moto abagoronome abaveterineri abantu bose b'abasirimu b'abakapu bashaka kwigendera ku moto meza nanjye urami iyi moto ndabona ishobora kuba ariyo nziza cyane iyi moto rwose kuko niba ugera mu misozi urabona ko ino moto reba moteri yayo reba sipasi irimo hano yego nta kintu na kimwe cyagurwa kuri ino moteri
none se iyi moto itandukanye he na Boxer? Iyi moto itandukanye na Boxer. Babwiye ko Boxer ari 75 none iyi ngiyi ni kangahe? Iyi ngiyi ni 550. 550. Yego. Iyi ngiyi urumva moteri yayo irayitaho 25. Yego. Ni ikigero kinini cyane. Noneho reka nongere nkubaze. Hari ukuntu njya numva ngo moto zifite agashene ngo izindi nta gashene zigira. Izi moto za King Lion zigira agashene. Ese moto ifite agashene itandukanye n'idafite agashene? Yego. Izi moto za King Lion ziravanze. Yego. Dufitemo moto zifite agasheni, dufitemo ubwoko bumwe hari bufite agasheni. Yego. Izindi zose dufite n'amarifani yacu nta busheni zigira. Noneho wantandukanyiriza moto ifite agasheni idafite agasheni hano bitandukanira? Kuvuga ngo moto ifite agasheni, moto ifite agasheni. Yego. Moto ifite agasheni ibitandukanye na moto idafite agasheni kuko iyi ngiyi ibikoresho bita tije spap. Tije spap. Reka dore kuri za tije spap. Ntago yego. Izi za tije spap iyi moto ushobora kuyitwara igihe kinini cyane uhindura amavuta neza. Yego. Ntigire ikibazo cyo kuba wajya kuregesha ka kantu kajya gasakuza mu moto bita agasheni n'ubundi style. Yego yego. Iyi ngiyi ni ukuvuga ugatwara ukamena amavuta ku gihe. Ukongera ugatwara ukamena amavuta mbese ukayacura. Noneho mu gihe ifite agasheni. Yego. Hari igihe kigiye kuba wajya kuregesha ka gasheni. Yego. Ni ukuvuga ugenza igihe wenda ugenza amezi 3 4 5 agasheni karari ukajya kukaregesha. Aho gasheni kaba muri moteri? Kaba muri moteri. Kandi buryo ufunguye moteri buryo biri kugenda esanse. Tuzacu n'ahantu twabikoreye neza ka gasheni twari tugiye kukarega ntabwo duhambura moteri. Yego. Twabikoreye inyuma ndaza kubikwereka neza. Twabikoreye inyuma hari akaburo duhambura inyuma gato cyane. Ugasunika agasheni kagaceceka. Okay, ndumva ibintu ari byiza cyane. Twarabyoroheje. Yego chef de garage Selemani. Unabona imbere yawe hari indi moto. Iyi moto rwose nibiteye nk'igikeri, nibiteye nk'agaca simbizi. Urabona imbere yawe ukuntu iteye sinzi. Iyi moto mukora iyi marike mwagendeye kuki? Iyi moto dukora iyi marike twagendeye ku kanamazi kitwa Sirika. Yego yego. Ubundi iyi moto yacu yitwa Sirika. Yitwa Sirika. Noneho twarebye urabona hari ukuntu abamama cyangwa abandi bagabo batinya gutwara moto zirimo vitesi. Yego yego. Zamanwa. Yego. Zamanuel. Yego. Iyo automatique. Irabyikorera byose. Noneho rero gutya yambaye moteri y'ijana na 50. So bibonyeho. Ubu ni ukuvuga ngo iyi ngiyi imbaraga ifite. Ntabwo sase nkani yacu yagusiga. Yego. Ubu ni ukuvuga ngo iyi moto Sirika imbaraga iyi moto Boxer. Hayi nkawe. Noneho iyi moto ndagira ngo uyikundishe abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi. Ese n'abagabo akamoto bagatwara cyangwa n'akabagore? Bakakanya abakeneye n'abagabo. N'abagabo. Iyi moto ikiza cyayo muri iki gihugu cyacu cy'imisozi igihumbi. Yego. Hari itakuzamuka nawe n'uhetse. N'uhetse. Neze ko njya mbona udusirika twinshi twandi makampani hari ukuntu tuzamuka umusozi umuntu akagendesha amaguru kandi yicaye kuri moto. Iyi moto wayikundisha abantu ku buryo babwira itandukanye n'izo zindi njya mbona. Itandukaniro rya mbere mu Rwanda twe twenyine dufite sukuta y'ijana na 50. Abandi bagira sukuta yikangahe? Sukuta nini ni 125 iba muri Tevis. Muri Tevis. Ubu ni 110. Okay. Rero twagize 150. Ngo tuze dukureho rwa rushuru rwo kuvuga ngo moto za automatique nazo zigira imbaraga. Twebwe iyi ngiyi wowe iyo yitwaye wowe ubwawe ugabanya umuriro we ku giti cyawe. Irihuta cyane. Iyi moto ndumva nanjye ngomba kuyigurira umugore ndumva nayo ari nziza cyane. Umugore wawe uzabigenderaho. Ndabona mufite moto nziza cyane. Moto nziza cyane nashishikariza urubyiruko abana b'abakobwa ntimwitinye. Ushaka amaperime ibinyabiziga birahari bategereje hano muri King Lion. Muze tubahe ibinyabiziga rwose. Atotsa n'umuhuza no kugutereta gasaga uzivuga wagiye n'amaguru. Yego. Ndagira ngo twongere dushishikarize abasore inkumi kuba bakwiteza imbere hamwe na King Lion. Selemani ndagira ngo twongere twegere Boxer tuyibwire ku rubyiruko rwano mu Rwanda uburyo ubabwira uburyo agomba kubona no Boxer ubabwire icyiza cyo gukoresha moto bakaba bakwiteza imbere. Ndabizi neza hari umuntu duturanye ufite moto yubatse inzu ya kadastere ya miliyoni 50 abikuye muri moto. Ese wowe Selemani mu myaka umaze mu igaraje ese igaraje ryari ryarakumariye iki? Ese nawe waba ufite moto utubwire uburyo moto yungukamo? Yego. Yewe mu gihe maze mu igaraje rwose nakuye ibintu byinshi pe. Mbonera n'akanya ko gushima Imana.
mbonereho n'akanya ko gushima Imana. Yego yego. Kuko niba aka kanya mfite moto zanjye ebyiri ziri mu muhanda. Ufite moto ebyiri ziri mu muhanda. Wakuye hehe rero? Nakuye mu kazi. Mu kazi. Unuva akazi ko gukanika ni akazi keza cyane. Akazi keza cyane. Yego. Mfite moto ngendaho. Urayizi Yego. Yego. Noneho ikibazo warumaje cyo gushikaza urubyiruko ko rwakwiteza imbere bafatanyije na King Lion. Yego. Kuko rwaza muri King Lion tugafatanya tukazamurana. Kuri King Lion turi kampani turimo gutangira. Turashaka rero abantu dutangira nabo tuzaterana imbere twese. Yego yego. Urubyiruko. Yego, Yego. Equipe Rwanda cyangwa se Jari Transport. Yego. Cyangwa nawe yaba bishoboye akaza hano tukavuganira ku giti cye. Yego. Mu bintu bijyanye na by'inguzanyo. Niba hari ahantu watanga ibihumbi 100. Yego. Ukabona ino moto. Ariko watanga ibihumbi 200 cyangwa 300 ukabona ino moto. Ntago mbyumvishe neza. Bishatse kuvuga ngo muri King Lion ushaka gutanga ibihumbi 100 ukabona iyi moto. Urugero. Neza cyane. Ushaka kuzana ukagura muri King Lion. Yego. Twebwe tukaguhuza na societe dukorana nayo Jari Transport cyangwa Equip. Yego. Abo ngabo ayo masosiyete nicyo yazi ni ukukorohereza. Yego yego. Bya bindi ya buri cyumweru uba amasezerano wowe uyahitamo. Ariko nigeze kumva hari umunyamakuru mugenzi wanjye nigeze kumva avuga ngo iyo upatanye iyi moto ngo utanga amafaranga 3420 ku munsi. Ese ayo makuru yaba ariyo? Ayo makuru ni impamo. Ibaze rubyiruko mwese mutaje ngo mukorane na King Lion. Ushaka gupatana iyi moto ku munsi ugatanga amafaranga 3420 mu myaka 2 watanze ibihumbi 100 gusa. Noneho mu gihe umuntu mugenzi wawe ikuguriye. Yego. Umwishyura ibihumbi 5 bya buri munsi. Ibihumbi 5 bya buri munsi. Mu gihe twende amafaranga 3420. 420. Tuhitamo kuyatanga buri kwezi. Ugahitamo mbese wowe ku burenganzira buri mu Rwanda. Ubu ni ukuvuga ngo mu kwezi mu minsi 30 izindi moto ushaka gutanga 150 ariko iyacu utanga amafaranga ibihumbi 100 wenda na 10. Kandi kano keza cyane. Yego kandi kano keza. Urubyiruko kuko tuzi ko twe nta mafaranga dufite ahagije. Yego. Societe yacu y'Equip. Yego. Irakugura ibyangombwa by'imyaka 2. Imyaka 2. Sinatse imyaka 2 autorisation imyaka 2. Kugira ngo mu mwaka umwe n'ubunaniro kwishyura ya moto. Ubundi mwaka tuzagwa amanga. Yego. Ukomerezeho nta president mu polisi aramagarika. Mbese twebwe inzitizi zose mukazikuraho. Noneho ndumva moto za King Lion ari nk'ubuntu. Umuntu akwishyurira ubwishingizi imyaka 2. Ubundi mu bamotari kwishyura ubwishingizi ibyo byajya bibagora. Ariko ndumva King Lion mwarazanye ibintu byiza cyane. Byiza kuko twebwe turashaka guteza imbere urubyiruko nta kintu twitayeho. Urubyiruko rwo mu Rwanda mashaka guteza imbere. Yego. Korena King Lion tubahe ibinyabiziga urugero ino moto yacu niba tuyiguhaye ikamara imyaka 2 ifite ibyangombwa byuzuye. Yego. Iyi moteri yacu byibuze uzatangira kuyikoramo nyuma y'imyaka 3 cyangwa imyaka 3 baba bamaze kugura moto 5 uko mbyumva. Bamenyereye hanze ntabwo ishaka kugira amezi 3 utarambara disi pisto na segiri. Yego. Urumva twebwe niba ari amezi 3 tubaye imyaka 3 uzaba ukazajya ugurisha moto yacu hari abamotari bakora yamara kuyitsindira agahita yigurira. Chef de garage rero Selemani nagira ngo nongere nkubaze ese iyo umuntu aguze moto hano mu muha garanti igihe kingana gite? Iyo uguze moto uguha garanti y'umwaka. Garanti y'umwaka. Muri iyo garanti y'umwaka mama mukorera iki? Akandi kantu keza. Yego. Muri iyo garanti y'umwaka tuba tugukorera buri kintu cyose cyangiritse kuri moto. Ni ukuvuga ngo wowe tuvugana niba ugonze. Yego. Koza accident ubona umuntu ugonze anazaguza amatara n'iyo. Bya bintu byose tubishyiraho nitwe bireba. Nimwe bireba. Nubwo yavuga ngo aratwishyura. Yego. Aya mafaranga ntabwo tujya tuyafata. Yego. Abakiriya bacu ni ukubakorera ku buntu. Ku buntu. Niyo umwaka urangiye ufite moto yacu ugashaka kuza gukoresha muri King Lion bihora ari ubuntu. Iyi moto iyo tuyikugurishije ubuzima bwayo bwose tumara tuyikora ku buntu. Ndumva abanyarwandakazi ndumva mwagana King Lion kuko niba umuntu ashaka kugurisha moto igihe uzaba utunze moto ya King Lion bakaba bayigukorera ku buntu. Nge ndumva mwagana King Lion hamwe na chef de garage Selemani wagira icyo usaba abanyamakuru kugira ngo bamenyekanishe zino moto zanyu? Wabarangiraho zino moto zanyu bazisanga. Niba mufite amabranche hano mu Rwanda ukabarangira ahantu hari ukabaha nimero zawe bazajya baguhamagaraho. Yego. Ndashishikariza urubyiruko by'umwihariko abanyarwanda muri rusange nkuko mubona dufite ubuyobozi bwiza tugane na kampani nziza ziteza imbere abana b'u Rwanda. Twebwe muzadusanga hano Masoro mu nganda muri feze ya kabiri hano
kuri rompuwe neza uturutse Kimironko urenga kuri azamu nka metero 300. Yego yego. Ugahita utangira kuri ibyapa bya King Lion. Noneho uturutse 12. Uturutse 12 urega kuri polisi. Urega kuri polisi. Yego. Ukazamuka ugeze kuri kara rompuwe ka mbere. Naho ngaho ibyapa bya King Lion turi. None se chef de garage, izi moto ziba muri free zone honyine ntandi mugira amashami? Twebwe nubwo tumaze igihe gito ariko ibikorwa byacu byaragutse cyane. Aka kanya hano i Kigali dufite shop zirenze, dufite shop ebyiri. Dufite shop ebyiri. Shop ya mbere kwa Rubangura mu mujyi. Kwa Rubangura mu mujyi. Yego yego. Neza mu cyapa cya bisi hariya uva muri bisi ubona King Lion. Yego yego. Dufite shop hano mu nkengero z'umujyi hano mu marembo y'umujyi hano i Kabuga. Yego Kabuga. Yego. Dufite shop hano iburengerazuba twarabegereye. Yego. I Rubavu. Tukambuka gato cyane Rusizi dufite shop. Aka kanya ihuye moto yashyamo amarange naho mu cyumweru gitaha turajyana ayo mamoto. Ndumva namusanze naho shop yacu yaruzuye isi yari kwiroshinga. Selemani nagira ngo uhe abakiriya ba King Lion ubahe nimero bagushakiraho ushaka gukanika nta wundi wabona usibye Selemani. Selemani yigiye mu Bushinwa gukanika imyaka 12, amaze imyaka 12 akanika, yigiye mu Bushinwa kandi ubu ngubu waba uri umushinwa wamuvisha mushinwa arakizi, ikiganda arakizi, igikongomana arakizi, ikiganda arakizi. Rero hamagara Selemani mu rurimi ushaka akubwire uburyo zino moto zikora, agukundishe moto, akurangiye naho ziri. Tubwire nimero zawe abakiriya bakubonaho. Abakiriya banje muzajya mumbona kuri nimero yawe ibariho Nshimiyimana Selemani. Yego 078 23 078 nanone inyuma ushyireyo rimwe. Usubiramo. Nimero yoroshye cyane 078 23 078 rimwe. Iyo ni nimero ya Selemani nka chef de garage. Uramutse ushaka moto ya King Lion wanyura kuri izo moto. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Murindi Official.